niba ibyo usaba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana nagusinyira, nta mpamvu Imana itazabikora. Ariko niba ari kugira ngo unezeze kamere yawe, izabiguha yego, ariko nta nyungu y'Imana irimo. Abantu bari gusuzuguza Imana inkunga yabateye, ikaguha amafaranga ukayasambanamo, ikaguha icubahiro ntuzubahisha abandi, ikakwambika ntiwambika abandi, ikakugaburira ntiwibuke kugaburira abandi, ugasuzuguza Imana inkunga yaguteye. Nubwo hahaguruka imbaraga mbi nyinshi zigwanya Imana, Bibiliya avuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imishinga yanyu muyishoramwe amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemwe amaraso. Ibyitorera bikurikiranira hafi, ntiryubatswe ku muntu uwo ari we wese, ntabwo ryubatswe ku muntu uwo ari we wese. Nyiraryo yarirariye ijoro i Getsemani, yakubiswe inkoni nyinshi, yambaye ubusa ku bw'itorero, yarapfuye arazuka, amavi yose azapfukama, indimi zizahamya ko Kristo ari Uwiteka. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twasinzira ijambo ry'Imana rikaba ryarabaye ingume, yandebe ibintu byuzuye kuri YouTube mw'abantu, yandebe ibintu byuzuye ubuhamya bwo kubesha, ibintu abantu bahimba bashaka views. Nubwo hari ibyo bintu byose bimeze bityo, itara ry'Imana ntirirazima. Nubwo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nubwo iyerekwa risigaye rigoye, ariko itara ry'Imana ntirirazima. Mu bubyutse abantu barihana, mu bubyutse abantu baratura, mu bubyutse nta muntu ubika ibyaha mu mutima ngo byemere, mu bubyutse nta wakura mwinda ngo yongera aririmbe, mu bubyutse nta muntu yagambana ngo narangiza agigaburo ryera, mu bubyutse nta muntu yahemuka ngo yambure ngo akomeze aririmbe no mu rusengero. Ntabwo byashoboka, ububyutse buzagaruka. Beneda, dufatanye kubitekereza. Niba ibitotsi by'amasaha nk'abiri bingana n'umuvumo w'imyaka 400, hajya wowe ibyo usinziriye ukwezi waguha fagitire. Itorero rya Kristo ko risinzirira, kandi iyi fagitire ndabizi ko tuzayishura. Ushobora gusinzira ku giti cyawe, ushobora gusinziriza urugo rwawe, no mu itorero dushobora gusinzira. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice 3 umurongo wa mbere. Urupapuro rwa 261. Abantu batari inshuti cyane za Bibiliya. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice 3 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 3. Aravuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uwiteka ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu majyama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Amen. Twarangije gusoma, nta nubwo ndi butinde hano. Nagira ngo mvuge ibintu nka bibiri. Kimwe ndakivuga ku rubyiruko, ikindi ndakivuga kuri twese nk'itorero, kuko igiterane cyateguwe n'urubyiruko. Imana yabanye n'Abisirayeli mu myaka 430 bamaze muri Egiputa, hanyuma igira umugambi wo kubakurayo, kuko mbere yuko bajya Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe. Icyo gihe Imana yaramubwiye gutambika igitambo, hanyuma imubwira ko ari butegereze igihe Uwiteka ari buze bagakora isezerano. Bibiliya iravuga ngo yirirwa agwana n'inkongoro ku kirengazuba cyangwa se nimugoroba arasinzira. Nari mvuze ngo arasinzira. Asinziriye, Imana iza kuza yasinziriye, iramubwira ngo nari kuba nkuvumye ariko sinzabikora. Cyakora urubyaro rwawe ruzakorera abandi bantu imyaka 400. Beneda, dufatanye kubitekereza. Niba ibitotsi by'amasaha nk'abiri bingana n'umuvumo w'imyaka 400,
hajya wowe ibyo usinziriye ukwezi waguha fagitire. Itorero rya Kristo ko risinzirira, kandi iyi fagitire ndabizi ko tuzayishura. Ushobora gusinzira ku giti cyawe, ushobora gusinziriza urugo rwawe, no mu itorero dushobora gusinzira. Ndaza kubigarukaho. Bagiye kujya muri Egiputa bitangiwe imbere n'uwitwa Yosefu, bamara imyaka 430 muri Egiputa. Hanyuma nubwo byari bimeze gutyo, Imana yari igishakisha ubundi buryo bw'uburyo yabakurayo. Bibiliya iravuga ngo ntabwo yishimira ko upfuye apfa burundu, ngo ahubwo ihora ishakisha uburyo. Erega n'ubu kuba twaje guterana ni ubundi buryo. Ubu Imana aje kuvuga ati kanguka ube maso, komeza ibisigaye bitarapfa. Umushinga wo gukura Abisirayeli muri Egiputa urasa neza nk'uwo gucungura itorero. Imana yawukozeho imyaka 430. Buri munsi Imana yabikoragaho, yarabitekerezaga mu nama y'ubutati, ikavuga ngo twakora iki ngo baveyo. Ni nk'uko gucungura itorero kuva mu Itangiriro 3:15 Adamu akoze icyaha, Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamo uzakumena umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Buri munsi nabyo Imana yabitekerezaga. Ntabwo mujya mutekereza imbaraga Imana yakoresheje mu gukura Abisirayeli muri Egiputa. Zari imbaraga nyinshi, kuko Egiputa y'icyo gihe yari ampire, yari imeze nka Amerika y'uyu munsi. Batwaraga ibihugu 120, bari abantu bakomeye ku isi. Gukura Abisirayeli mu maboko yabo bantu byasabye imbaraga nyinshi z'ubumana. Ntabwo navuga ibihano 10 Imana yahanishije Farawo, ariko igihano cya nyuma cyari kiremereye, kwari ukwica abana b'imfura. Ntabwo muzi ko twacungujwe igiciro cy'amaraso, nubwo agakiza ari ubuntu, ariko byaramuhenze Yesu. Byamusabye kurara Igorogota, Nyabihanga, Getsemani, yahuye n'ibibazo bikomeye. Yesu yarababaye, nubwo yakaduhereye ubuntu, karamuhenze. Niyo mpamvu tudakwiye kubifata nk'ibisanzwe, dukwiye kubiha agaciro kabyo. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bahaguruka muri Egiputa, Imana yari yarateganyije buri kantu bazakenera kugira ngo babe ukwimana ijambo. Imana yari izi ko bazanyura mu nyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2000. Ijoro rimwe ihuhutisha umuyaga, bakorera umuhanda umeze nka kaburimbo, n'abana barambuka n'inka zirambuka. Yari izi ko bazanyura mu butayu butagiramwo ibiryo, butagiramwo amazi, imeza, amabuye, amaguru, urutare rugenda rubakurikiye. Ibuye ryameze amaguru, sterine yuzuye amazi, kubera faveri y'Abisirayeli. Yari izi ko bavuye muri Egiputa barenze 2.5 miliyoni. Imana yari izi ko mu butayu nta biryo bihari, ibakorera umutsima mwiza witwa manu. Umuntu yajyaga ari uruhinja, undi akajya ari umusaza w'imyaka 70, bose ntibagware bwaje. Ariko ikintu cyababaje Imana ngo buri munsi barayivovoteraga. Turarambiwe, tuzajya manu tugeze ryari? Nyemba ku mbuga nyinshi za WhatsApp, iyo ushizeho ijambo ry'Imana nta n'uvuga ngo amen, ariko uzashiraho ugwenya urebe numenya aho bavuye. Abantu banze ijambo ry'Imana ico gihe n'ubu banga ijambo ry'Imana. N'abasenga benshi ntibasenga Imana kuko bayikunda, bayisenga kuko bayishaka amaramuko, bayisengeshwa n'ibibazo. Hanyuma Imana birayibabaza, ariko mu mbaraga zayo yabakoreye umutsima mwiza urimwo byose kugira ngo bagubwe neza. Abantu benshi bafitanye ibibazo n'Imana. Umwe data yatubwiye akantu gakomeye, ngo abantu bajya kawunga ngo bayivovotera ngo bashaka n'inkoko. Nge nabanye n'umuntu mu nzu, ndi umusore, yari afite igipande kimwe cy'igitenge, yari umukene w'umudamu. Abaririmbyi baririmbana bakajya baza kumutira ibitenge, bakavuga ngo duhe bya bitenge ngo byiganjemo amabara y'ubuto. Undi munsi bakaza abandi ngo duhe ibitenge ngo birimo amabara y'ubururu. Kumbe igipande kimwe cy'igitenge Imana yagihindura amabara.
Imana itaguhaye imyenda myinshi, iyo ufite ikayirinda ikayisiga ubwiza, ufite ikihe kibazo? Niguha ibirayi n'ibishimbo igashiramo amaproteine utabonye ukabyibuha, ufite ikihe kibazo? Mu butayu ntibahunika mu bigega, mu butayu batungwa n'amanu, kandi imana nta kibazo itera, ntaco. Irimwo byose bihagije ngo umuntu amere neza, ariko kubera kutanyuka abantu bivovoteye Imana. Imana yabatsindiye Sihori na Ogi, bari abami bakomeye, nabo bameze nk'Uburusiya bubu, bari abantu bakomeye cyane. Imana irababatsindira. Imana yabakoreye ibitangaza bikomeye. Agakweto bambitse umwana yavutse, ikirenge cyarakuraga n'agakweto kagakura. Mu myaka 40 ntibahinduye inkweto. Agakanzu bambitse umwana yavutse mu butayu, yarakuraga n'ikanzu igakura, byasa neza nk'ikanzu Yesu yambaye, nayo ntiyari ifite ayiteranyirije. Ariko buri gihe barayinaniye, abenshi bapfira mu butayu. Reka twihute. Imana kuko ariyo kwizegwa ku masezerano yayo, binjiye mu gihugu cy'isezerano. Iravuga ngo uwo munsi itembagaje agasuzuguro kose k'Abanyegiputa, ibaha igihugu. Umugwa mukuru uba hitwa Shilo, bahamara imyaka 400. Ubwo tugeze mu gihe cyo kwa Eli, ariho twasomye. Muri iyo myaka 400 hano twasomye ngo ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume, ngo nta n'ukwerekwa kwari kukihari. Bari baraziza akantu kamwe gusa kitwa akamenyero. Umuntu amenyera ico yamenye. Iyo urambagiza umukobwa, muhura mwese muhumeka gahoro, nta ureba mu maso y'undi, mbese ukagira ngo muraba marayika. Reka uzamugezeyo akumenyera, avuga ati witonde niwacu twarajyaga. Iyo umuntu ajya gusaba akazi, ntashobora gukererwa n'umunota n'umwe, ariko reka azamenyera amasaha boss ahagerera n'uburyo gakogwa, atangira arenza 5, ejo ikaba 10, akajya kererwa isaha. Iyo umuntu agifite igihunga, afite ibyaha aza mu rusengero, niwe wa mbere ntakererwa. Ubona afite umutima ushaka Imana, ariko reka azaza amara imyaka 5 hano, atangire kwigira umutagatifu, yumve byose yarabimenye, atangire gucira imanza baje vuba, wewe ubugira ngo yungirije Imana. Akamenyero nico kintu kibi. Rwanda rwagize umugisha, bumva ubutumwa bwiza, harenze imyaka, birengeje imyaka 100, ariko abenshi turi mu kamenyero. Bigenda bihinduka idini, bigenda bihinduka twubaha imihango y'amadini n'amatorero kuruta gusa na Yesu no gukora icyo Imana idushaka. Naguha ibimenyetso birenze nk'ijana bigaragaza ukuntu itorero riri mu ntege nke kubera akamenyero. Jenoside yarabaye, abakristo 95%. Nyuma yaho umuryango uri gusenyuka ku kigero giteye ubwoba, kandi hasenyuka iz'abarokore n'izitari iz'abarokore. Urubyiruko rwacu rumerewe nabi hanze aha, uhereye aho ku gisimenti bavuga n'ahandi, kandi ntacyo bitubwiye. Iyo urebye ibigo ngororamuco dufite, uhita ubona ikibazo dufite. Kubera iki? Ukibaza ngo ibi bishoboka bite itorero rihari? Kubera iki? Turubaha imihango itorero, ariko gusa na Yesu. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana, bakavuga ngo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, ntabwo nzi niba mwumva icyo bishatse kuvuga. Ikibazo twagize ni kimwe, tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko guhuza ubuzima bwacu n'ico rivuga, ibyo byatunaniye. Gufata Bibiliya yose ku mutwe bishobora kukugora, ariko ndakwinginze, nusoma ijambo rivuga urukundo uzakundana. Nuvuga ijambo rivuga gusenga, uzitoze gusenga kugeza igihe uzabishobora. Nusoma ko rivuga gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, itoze gutanga. Igihe cyose uzahuza ubuzima ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi, izagukorera. Imana niyo kwizegwa ku ijambo ryayo. Ikibazo twagize ni kimwe, igituma turi mu kamenyero nuko tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko tutemeye ko bihindura ubuzima bwacu.
umunsi umwe twari muri Isirayeli, hanyuma tubaza abisirayeli, turababaza, mwebwe mugusha imvura ukwezi kumwe, hari n'igihe mumara imyaka 2 nta mvura iguye, kandi murajya mugahaga mugasagurira amahanga. Twe tugusha imvura amezi 9 mu karere k'ibiyaga bigari kandi turashonje. Habaye ikihe kibazo? Abisirayeli barirata cyane, aratureba aratubwira ngo erega ngo twebwe ubutayu bwacu ngo ngubu murabureba, wari ku butayu bw'iwanyu ngo buri mu mutwe. Ese warenzaho iki? Bamara imyaka 2 nta mvura iguye, barajya bagahaga. Twebwe tugusha imvura dufite irenze ikenewe kandi ntiduhaze nkabo. Kubera iki? Bo ijambo ry'Imana rirasa n'ubuzima bwabo. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzaba umutwe ntuzaba umurizo, nabambere mu bintu byose, nabambere mu gisirikare, nabambere mu buhinzi, nabambere mu ikoranabuhanga. Ibintu nibyo Amerika igeraho 60% bikorwa n'Abisirayeli. Ni umutwe muri byose. Iyo bavuze ngo uzajya uhage, barajya bagahaga nyine. Iyo bavuze ngo imiryango izahora ikinguye ku manywa na nijoro, imiryango ihora ikinguye ku manywa na nijoro. None nagira ngo dufatanye gutekereza, mwebwe mubona byaratumariye iki? Muzi icyo twazize? Akamenyero. Twaramenyereye kugeza igihe twubaha Imana gusa iyo twaje mu rusengero, akabere ko twitwara neza, ariko ubuzima tubaho kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa kane no kuwa gatanu bukaba budasa n'ico Bibiliya. Abisirayeli bazize akamenyero. Uzamenye Imana ariko ntuzayimenyere. Yitwa Imana, mu bihe byose ihora ari Imana, ntuzamenyere Imana. Abisirayeli bazize akamenyero. Biravuga ngo ijambo ry'Imana bigera igihe ribingume, nta n'ukwerekwa kwari kuhari mu Bisirayeli. Akamenyero niko katumye isanduku y'isezerano inyagwa. Akamenyero niko katumye umugwa Ishiro usenyuka, isanduku y'Imana ikajya mu bunyago. Kuko byaje kugera igihe Imana yicana Eli n'abahungu be bazize akamenyero. Nagira ngo dufatanye gutekereza. Ushakira Yesu uribuka urukundo wagiraga. Ushakira Yesu uzi ukuntu wihata gusoma Bibiliya. Ushakira Yesu uzi ukuntu wumva ufite inyota yo kuba mu rusengero. Dawidi yaravuze ngo narishimye ngo ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Dawidi yari umwami kandi w'umukire cyane. Natekereje ni gute umuntu uri kuri ico kigero ugira inyota y'urusengero ingana nk'iyo Dawidi yari afite. Ageze mu rusengero areba ibintu bihakorerwa, aravuga ngo kuhamara umunsi umwe biruta kumara imyaka 1000 ahandi. Niki yabonye mu munsi umwe mu rusengero kiruta imyaka 1000 ahandi? Uzi ko ushobora kuza hano Imana ikakuvugaho ikintu itavuze ku muryango wawe. Mwene ndatatubwiye ngo Imana yamuhaye faveur. Imana ishobora gutangirana nawe ikintu gisha uko wagiriye umugisha imbere yawe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi yapfuye yifuza kuba umuzamu w'urusengero. Excellence. Yaravuze ngo nanezezwa no guhagarara ku marembo y'inzu y'Imana, apana ku ruhimbi. Hano harakomeye. Ku marembo y'inzu y'Imana. Tekereza aho umwami yifuza kuba umuzamu w'urusengero. None twebwe twibagiwe ko turi insengero z'Umwuka Wera, bitunanira kubera amaso ubuzima bwacu. Akamenyero karaza, tumenyera ibintu byose. Kubaho kw'Imana kwiye kugaruka mu bantu b'Imana. Imana ikongera kugira icubahiro cyayo mu bantu bayitirirwa. Imana ikumva ikiyumva neza iri hagati mu miti. Yavuze ngo nzagendera muri bo, nkorere muri bo. Imana yifuza ko buri mutima wose uhinduka igicaniro. Imana yifuza ko buri rugo rwose ruhinduka igicaniro kiramye. Imana yifuza kugendera muri twe, igatura muri twe. Ni wo mugambi w'Imana. Iyo urebye ukuntu babamba amahema, ihema ry'Imana ryabaga hagati, bakabamba amahema bakurikije aho umuntu wese yabaga ari, yagomba kuba areba ku ihema. Imana iri hagati mu bantu. Bibiliya iravuga ngo umunezero wayo ni ukuba mu bantu.
ndashaka gusoza ku nkuru nziza. Bibiliya iravuga ngo suba inyuma ho gato, nubwo byari bimeze bityo, hari umudamu umwe yitwa Ana, Imana yera muzibyindi byaro. Ajya gusenga ababajwe n'agasuzuguro ka Penina, ntabwo yarakibasha kuvuga, yakubita iminwa gusa. Asanga Imana ifite ikibazo, hanyuma na Ana nawe afite ikibazo. Abwira Imana ngo numpa umwana nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Mwibuke ko Imana yari ifite ikibazo c'umutambyi, Eli n'abahungu be bayinaniye, hanyuma Ana nawe afite ikibazo c'umwana. Imana ikorana n'ubushake bwayo. Ana yarageze igihe atakibasha kwihangana. Buriya reka mbabwire, nubwo yari afite Elukana mwiza umubwira ngo umugore wanjye mwiza iturize nkurutira abahungu 10 wobyara, ariko mwibuke ko yari umugabo atari umwana we. Ari gihe tuhura na ba Elukana batubwira ngo igumiraho ngo ntaco bitwaye. Oya, nyewe nkunda ba Penina kuko aragusunika akagusunira gusenga no kujya gushaka Imana, Imana ikagukura ku rwego rumwe ikakujyana ku rundi. Hari Imana yemera ibintu bidusunika mu buzima biducugusa kugira ngo tuyegere ubwiza bwayo burabagira. Uzasanga igihe kinini washatse mu maso h'Imana igihe wari ufite ibibazo, igihe wahuye na ba Penina, ibyo byagusunikiye gushaka Imana, hanyuma ikubonye ikubwira n'ibindi. Icyo gihe Imana yari ifite ikibazo c'umutambyi, abatambyi bayinaniye, Eli n'abahungu be. Imana nayo Ana nawe afite ikibazo c'umwana. Ana yaravuze ngo numuma nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Akabazo nashaka kubabaza kamatsiko, wowe ibyizaguha nibyo kumarira? Bya bintu byose usaba Imana nibyo kumarira? Bifite aho bihurira n'ubwami bw'Imana? Ari indirimbo numva, indirimbo nyinshi twumva ntabwo ari gospel, n'ibikomere. Umuntu ahimba ibikomere by'iwabo n'inzara y'iwabo n'agahinda k'iwabo akaza akabidusukamo, tukagira ngo ni gospel, kumbe atari gospel. Uwo munsi abaririmbyi baririmba ngo uwo munsi tuzemeza abadupingaga, abadufata ukundi n'abatwitiranye. Na Yesu yarazutse ntibemera, uzabemeresha iki? Hajya ibyo usaba Imana nibyo kwemeza abandi? Cyangwa uwo Imana niguha umwana uzamugarura abo Uwiteka iteka ryose? Niba ibyo usaba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana, nagusinyira, nta mpamvu Imana itazabikora. Ariko niba ari kugira ngo unezeze kamere yawe, izabiguha yego, ariko nta nyungu y'Imana irimo. Abantu bari gusuzuguza Imana inkunga yabateye, ikaguha amafaranga ukayasambanamo, ikaguha icubahiro ntuzubahisha abandi, ikakwambika ntiwambika abandi, ikakugaburira ntiwibuke kugaburira abandi, ugasuzuguza Imana inkunga yaguteye. Nagira ngo mbibutse ko impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Ibintu byose Imana izaguha, Imana nayo ifite ibyifuzo. Abatambyi barayinaniye, abatambyi bimuye icubahiro c'Imana. Imana yifuza abantu basubiza ibiri ku mutima w'Imana. Ntabwo abantu benshi bazi ko Imana igira ibyifuzo. Imana igira ibyifuzo 4, yabivuze mu isengesho rya Data wa twese. Icifuzo ca mbere, yifuza ko abantu bayimenya ko ariyo Data. Icya kabiri nuko tubaho ubuzima buyubaha. Icifuzo ca gatatu Imana igira nuko ubwami bwayo bwamamara. Icifuzo ca kane nuko ubushake bw'Imana buzaho turi hose. Mukazaho ukora mu buzima bwa buri munsi ukwiye gutuma Imana nayo isubizwa, ugakora ku buryo abantu bayimenya ko ariyo Data, kandi ukabaho ubuzima buyubaha, ubwami bw'Imana bukamamara. Hari igihe yandeba umubare w'amadini dufite, ibaza twese intego n'ubwami bw'Imana ra, hanyuma urubyiruko rukaba rudupfanye, umubare w'utubare ukaba wiyongera. Muzi ko u Rwanda ari igihugu ca kane muri Afurika mu binywa inzoga nyinshi. Iyo urebye amadini yanditse muri RGB uko angana, ni gute umubare w'amadini uzamuka buri munsi, umubare w'ibyaha ntugabanuka?
birashoboka ko twese intego atari kugira ngo ubwami bw'Imana buze. Nagira ngo nkwinginge nanone, nari mvuze ngo ndagira ngo nkwinginge uzatuma ubwami bw'Imana buze mu baturanyi, mu mugisha Imana uzakore uburyo ubwami bw'Imana bwamama, uzabugize neza. Imana yari ikeneye umutambyi, ana nawe akeneye umwana. Imana izaguha umwana, Imana izasubiza ibyo usaba, Imana izakugirira neza, ariko uzatuma ubwami bw'Imana bwamama. Uzagira intego mu mutima wo kutazakoza izina ry'Imana isoni. Uzakore ku buryo abanyamubabaro bishima, uzakore ku buryo Imana itazicuza ku byo ko yakugiriye neza. Ubwami bw'Imana buze. Bibaye intego yacu twese nk'abanyamatorero tukavuga ngo tugiye kwamamaza ubwami bw'Imana, ndakeka ko ibibazo byinshi byakemuka, ariko ntekereza ko atari yo ntego ya benshi. Igihe Imana yavugana, ndashaka kugaruka ku rubyiruko, igihe Imana yavugana na Samweli, hari akantu kamwe nasomye kanejeje ku murongo wa 3, kavuze ngo itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twagize intege nke, amatorero ya Gikristo, nubwo twagiye mu ntege nke, ibyaha bikatwinjirana, nubwo twagize intege nke, urubyiruko rukaturumwana ibiyobyabwenge, nubwo twagize intege nke, ingo zikaba ziri gusenyuka ku mubare uri hejuru, nubwo twarangaye jenoside ikaba duhari, nubwo twarangaye ibibazo bikaba bihari nyine tubireba, itara ry'Imana ntirirazima. Haleluya! Itara ry'Imana ntirirazima. Turacafite urubyiruko rushobora guterana iminsi 3, itara ry'Imana ntirirazima. Itara ry'Imana ntirirazima. Itara ry'Imana ntirirazima. Dukwiye gucungiraho. Itara ry'Imana ntirirazima. Itorero ntirirava mu isi. Nubwo ibibazo byaje, itorero ry'Imana ntirirava mu isi. Nubwo Illuminati na bya bindi byose byaterana byose n'abapfumu n'ibindi bintu byose bizarangira inkoni ya Mose, imizi inzoka zose z'abanyegiputa, nubwo hahaguruka imbaraga mbi nyinshi zigwanya Imana, Bibiliya avuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imishinga yanyu muyishoramwe amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemwe amaraso. Ibyitorera bikurikiranira hafi, ntiryubatswe ku muntu wari we wese, ntabwo ryubatswe ku muntu wari we wese. Nyiraryo yarirariye ijoro i Getsemani, yakubiswe inkoni nyinshi, yambaye ubusa ku bw'itorero, yarapfuye arazuka, amavi yose azapfukama, indimi zizahamya ko Kristo ari Uwiteka. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo ibibazo bitwugarije, nubwo tubona biteye ubwoba, itara ry'Imana ntirirazima, ryari ritarazima. Imana ihagurutsa Samweli ivugana nawe. Dufite ibyiringiro, nubwo itorero rya Kristo dusinziriye, hari ikintu Imana yavuganye n'u Rwanda ku bubyutse buzaza. Buri gihe cyose murasenga mbwira Imana ngo uzampe kubirebesha amaso mbere y'uko mva. Sinakijijwe kera, nakijijwe mu minsi ishize muri 86 igihe nakizwa mu itorero 80% bari buzuye umwuka wera. Nabonye aho korari iririmba, ahantu hose hari umudayimoni akavuza induru. Nabonye aho korari iririmba, umuntu aje mu kibanza cy'urusengero afite abadayimoni bakamukubita hasi. Nabonye imbaraga z'Imana zihagurutsa ibirema, zikiza abagwayi. Nabonye ubuntu bw'Imana bukorera mu bizera. Nyambwira Imana ngo icama nkazongera kubibona mbere y'uko nkazongera kubona ububyutse bw'itorero, nkazongera kubona abasamweri bahaguruka, Imana ikabakoresha ibikomeye. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twasinzira ijambo ry'Imana ikaba ryarabaye ingume, ndebe ibintu byuzuye kuri YouTube mw'abantu, ndebe ibintu byuzuye ubuhamya bwo kubesha, ibintu abantu bahimba bashaka views. Nubwo hari ibyo bintu byose bimeze bitara ry'Imana ntirirazima. Nubwo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nubwo iyerekwa risigaye rigoye, ariko itara ry'Imana ntirirazima. Ibyitorera acabikurikiranira hafi, kandi amaherezo azatugirira neza. Nabizi ko umunsi umwe azatugarukaho ububyutse bukaza.
ariko ntacu kuba muri aho Imana ishimwe. Mwe mukomeze muzi, hari umunsi umwe muzasanga Imana ihari, hari umunsi umwe muzasanga Imana ihari. Nigeze kujya mu giterane ahantu, sinshaka kubavuga izina, ninjiye mu rusengero numva hari ukubaho kw'Imana, numva hari ukubaho kw'Imana, hari abantu basenga ku manywa na nijoro. Noneho uwo munsi habatizwa mu mwuka abantu 230. Sinzibagirwa uwo munsi akana k'imyaka 3 kuzuye umwuka wera akavuga mu ndimi, karagenda kajya inyuma hariya urugabo rw'urukire rusambanya uwo rushatse. Hanyuma ako kana karagenda karufata ipantaro kararuzana karupfukamisha imbere y'abashumba. Uwo mugabo aratura ibintu biteye ubwoba. Mu bubyutse abantu barihana, mu bubyutse abantu baratura, mu bubyutse nta muntu ubika ibyaha mu mutima ngo byemere, mu bubyutse nta wakuramo inda ngo yongere aririmbe, mu bubyutse nta muntu yagambana ngo narangiza agigaburo ryera, mu bubyutse nta muntu yahemuka ngo yambure ngo akomeze aririmbe no mu rusengero. Ntabwo byashoboka. Ububyutse buzagaruka. Imana izaduha ibihe byiza. Impamvu ubona ukora ibyaha ukabona birakoroheye nuko nyine udafite ibihe byiza mu mutima. Iyo turi hafi y'Imana tuba turi kure y'umubiri, iyo turi mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Imana izongera kutugarura ibihe byiza. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nagira ngo mbwire rubyiruko, nshuti zanjye, tubafitemo ibyiringiro byinshi. Mukomeze mube ku gicaniro, mube hafi y'Imana. Imana izatwuzuza umwuka wera, kandi ntekereza ko Imana izakosora ibibazo byabayeho ikoresheje urubyiruko rufite umutima wo gushaka Imana, rushaka mu maso h'Imana kugira ngo ibihe byiza bigaruke. Icyakora biradusaba kuzura umwuka wera, kubera ko kubahira Imana mu nyama n'amaraso birakomeye, ariko turetse umwuka wera akayobora ubuzima bwacu tuzagera kure hashoboka. Twunamisha amaso dusenge ndasoje. Ntabwo waba waragize akamenyero, waramenyereye uko batanga icya-10 nuko basenga, ukaba utangiye kubona hari bikwinjirana kubera akamenyero. Ntibyashoboka ko umaze iminsi wumva ugenda uba kure y'Imana kubera ko utagihuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Nagira ngo dufatanye gusenga. Muri aka kanya Imana iduhaye tuba abanyakuri, ubwira Imana ngo Mana, nifuza kongera kugirana ibihe byiza nawe, nifuza kongera kuryoherwa n'agakiza kawe, nifuza kongera kugukorera numva mpamanya n'umutima. Nagira ngo ubishatse uhaguruke dusenga, ubishatse duhaguruke dusengane. Mana y'Aburahamu, Mana y'Isaka, Mana y'Isirayeli, tuguciriye bugufi kuri aya manywa, tuguciriye bugufi. Uradukunda kuko wadukuje muri Egiputa amaboko akomeye, wadukuje muri Egiputa imbaraga nyinshi, ariko byatumye tumenyera. Twamenyereye imikorere yawe, twamenyereye guterana, twamenyereye ubuzima bwo kugusenga bihinduka ibisanzwe, ibyaha biratwinjirana. Utubabarire, tuguciriye bugufi Mwami. Ntabwo twifuza kukumenyera, ntabwo twifuza kumenyera uko bagukorera, ntabwo twifuza kumenyera ibyo gukizwa. Akamenyero niko katumye icubahiro kiva kuri Isirayeli. Birashoboka ko twasuzuguwe n'ibintu byinshi kubera akamenyero. Turasenze ngo uduhagarike ahakwiriye, udushoboze Mwami, tuguciriye bugufi, imbaraga zawe zitugarukeho. Turagushimiye ko itara ryawe ritarazima, turagushimiye ko itara ryawe ritarazima, turagushimiye ko itorero rikiri mu isi, turagushimiye ko ukiduhaye umwanya wo guterana, turagushimiye ko ukiduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Mwami, turasenze ngo utugarukeho, utugirire neza, uhagurutse imbaraga Mwami za gisore, nkuko wahagurukije Samweli akagukorera, ngo uhereye Idani kugera i Berisheba, ngo bari baramenye ko yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Turasenze Mwami ngo uhagurutse imbaraga nsha. Ijambo ryawe niko rivuga ngo abasore n'inkumi bagenda bakananirwa, ngo ariko abakwiringiye
ngo bazagenda be kunanirwa, baziyubura mu mbaraga nsha. Turasenze mwami ngo uduhe imbaraga nk'izi kizu, tugukorere, dukore ubushake bwawe. Turambiwe agasuzuguro, turanze ko ibyaha bituvogera. Duhe guhagarara ahakwiriye, duhe kugukorera umutima uhuye. Dushoboze mwami, tubabarire, tubabarire, tubabarire ibyo twakoreshejwe n'akamenyero, bitubabarire. Udushoboze guhagarara ahakwiriye. Imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu.